iki kibazo gikomeje kuba kasamutwe ntago kigaragaye ku ntege nke z'abahanzi gusa kuko nta kindi bakagombye kuba bakora, ahubwo ikibazo ni urugaga rw'abahanzi rufatwa nk'abaringa, kuko iyo abo urugaga rw'abahanzi cyangwa se abaharanira inyungu z'abahanzi ubwabo barahagurutse bagakora itangazo ryamagana iki gikorwa cy'ubunyamaswa, ubwabo bari kuba batanze umusanzu. Ni ikigaragaza ko urugaga rwashyizweho rureberera abahanzi twarufata nk'abaringa, mu gihe kuri ubu birimo gutabazwa binyuze ku rukuta rwa Godfather hifashishijwe space yakorewe kuri TikTok. Dukomeje kureba icyakorwa kugira ngo abahanzi bakomeje gukorerwa iyicwarubozo bibe byakumirwa. Ndindahiro Valence Papa. Nyuma yuko mushenguwe cyane ibyakorewe umuhanzi mugenzi wanyu, aya masaha kuba wumva uwitwa K John ari mu maboko ataraye n'uwitwa Pazo bakekwa ko aribo bashize video ya Yampano hanze, uri kwiyumva K John ariko baramutse aribo Kalisa itangazo riragira ngo yego ngwino kuri pano amaji, ngwino kuri pano ku ibintu Godfather ntabwo njya imboga ibi bintu niba ari byo bibaye ari byo musoma itangazo, kuko njyewe ibi bintu hano amakuru aravuga bibaye ari byo ntabwo njya imboga n'izina ry'Imana, nanjye mitamena umuceri kuko niko biba bimeze. abo baswera ba nyina bababaje uyu mwana w'umuhungu, iryo jambo rirakakaye. oya birakabukaye se gute? abo birirwa batuka cyeka niba ari kakaye hano kuri pano yawe, ariko aba baniga banzu bavugeho kuko niba ari byo nta mpamvu yo kwirirwa duca hirya no hino umfata ego umva ukuntu bimeze hano inkuru yanditswe ku Gihe baragira bati umuvugizi wa RIB Dr. Murangira BTR yemeje ko babiri mu bakurikiranweho gusakaza amashusho ya Yampano ari gutera akabariro. Mu batawe muri yombi ni Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo na Kalisa John uzwi nka K John, bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya RIB i Kanombe. Tugende gakeya rero, iyi nkuru nayivuze ko ndashaka kugira ngo mukanya ngiye guhamagara umuntu uvuye i Kanombe. Nge inkuru nayikurikiye runono umunsi ku wundi, ubuhamya tumaze gufata bitangaje binantunguye tutari tuzi. Mukanya nta muntu uri gushira no kwakiyuzinga, turi kuvuga tugendeye ku bantu bafashwe n'ibyanditswe hano. Umuntu witwa Njuga aduhamirije amagambo agira ngo ukwezi kwa gatandatu bwo hafatwaga screenshot gasakazwa ya Yampano muri restaurant y'uwitwa Clapton Kibonge. Uwitwa Pazo na K John babiyerekeye video muri telefone ya K John ya Yampano ariyo twabonye uyu munsi. ari Njuga ubivuga n'akanwa ke. Njuga ari mu bantu batajya babeshya buriya imbere y'Abanyarwanda. Nahubwo nawe azamuke hano njye kintu mureka tukivugeho. Amaji de Black waramutse neza musaza. Ibi bintu mw'abantu mwe ngiyo ntabwo ndibuze kurya imboga, sindibuze kurya impande. ibi bintu wagenda ubica ruhinganye, uyu nama bica ruhinganye mu gati biza gutungura agariwe mitsutsu. uyu nama jo nyawe niwe wakintu ariko se ese mwaje amaji mbabarira aba wenda nizo ibi bintu niba mudafite icyo mubivugaho kuko iyi live igiye guhinduka ibindi bintu simbabeshye. Ibitekerezo bihari byinshi, muzamure n'umukonjuga Amaji wambwire Njuga yewe banzu soze reka nze Godfather banzu soze yewe Godfather yaratubwiye ngo bizaba hashize nk'icyumweru iminsi nk'ine cyangwa 5. Godfather aravuga ngo bizabatungura cyane. Ako kajambo nagakize mu mutwe
ari umusanzwe mu Godfather ibyo bintu ni wabivuze. Amag the Black rero urukumva naje gusanga banyakuzinga nuko nyumva cyangwa banshinja ngo gufungisha abantu nahise tubikirenge inyuma rero tubyumvikana Nabyumvise. ubu nahisemo gusubiza ikirenge inyuma ariyo mpamvu nge nakoze hashtag yakanwa gusa sinandika ndavuga ngo ubutabera justice kuri ya mpano reka nkubwire ikintu kimwe Amag umuntu witwa ngo afite ahuriye n'iyi industry yakabaye ahaguruka kubera uyu mwanda agahaguruka uyu mwana akabona ubutabera ariko mwarabyirengagije ntabwo ari byo mwarabyirengagije kandi ya mpano yakorewe ubugome kandi bugambiriwe Godfather kandi yarategujwe yarabanje kwicwa urubozo ya mpano kuva mu kwa gatandatu bamuhungeta abantu umusore aratabaza agira nawe kwa Irene aravuga ati mwa bantu mwe ndi gusabwa amafaranga kugira ngo ntandagazwa tuvugisha ibintu mazina yabyo njuga ibiganiro birahari but aya masaha bari gushaka gufata umuntu wifashe video kuko bifitiye uburenganzira kandi bifite uburenganzira mugafata uburangare mugashaka kubuhuza n'icyaha cy'ubugome cyakozwe. It's up to you. Murabizi igihe muri showbiz igihawe umwanya kikavugwaho nicyo gihabwa agaciro ariko uyu muntu kuva mu kwa gatandatu njuga yaratabaje abantu baraceceka uyu munsi bari kumuha urw'amenyo kandi umuntu yaratabaje agaragaza ko ashaka kugirirwa nabi njuga warusabye ijambo Nta kintu kibabaje. Yego. bari bantumye ngo uranshaka bitanzamuka ahangaha ngomba kuzamuka ahangaha ariko se barabatamo guto batari kubareba barabatamo batabareba Bashyiraho video. ase njuga uzi kuri mu bakobwa uri mu bantu muri showbiz bafite ubwanwa bukonekta uzi kuvanyaho gitoko ari wowe ukurikira mu blessing abavandimwe hano abantu mbere yuko dutangira bless my people uzi mitsutsu bizamanutseho gato wongera umuzamura Mitsu so tugende gatoya rero kuri iki kintu ngiye mvuga ibitekerezo byanjye Godfather ariko noneho uko naje gusanga impamvu nifashe naje gusanga kuvuga mu ba mbere urimo kunyumva bavuga ko kirishama abantu nkaho hari ikibazo bafitanye n'abantu nahisemo kugenda gakeya turi kumwe dufite abantu bafata ibintu bakabihereza ishusho bashaka wakwatura wakwamagana ikibi ukaba umugambanyi n'umuntu wafungishije abantu sijya nyiri ruhande nahisemo rero kugenda afata okay kagende gake n'ubu dufite ubutabera bukora neza buzajya bukora ibwabyo siko bimeze ariko tugaruke gato uyu ni umuhanzi nje niboneye message bro ntabwo njye nibuze kubinyira uruhande uyu mwana yari yarabonye yari yahawe n'akazi ntekereza ko ngo hari tuwa cyangwa ibintu bagomba kujyamo event za RPF urimo kunyumva bafashe umupeke yagiye kujya kuririmba mu Burayi niboneye message iri mu kinyabupfura ihagarika uyu mwana imubwira ati nyuma y'ibyo tubonye n'amashusho y'urukozasoni twakumenyeshaga ko bibaye bihagaritse Uganda umanze witekerezo wiyesha indangagaciro z'umunyarwanda none kababazi uyu mwana mwagiriye ishyari mukamukorera ubugome nk'ubu ngubu murajya muri uriya mugisha muragenda mu wuje tuvugisha ukuri mufashe umuntu mumukoreye icyo twita igomwa mumubikiye imbehe kubera ishyari n'ubugome bibagira mu mitima yanyu kubera iki wayi
kubera iki? None katuvuge ko mbere bavugaga ko ngo impamvu ngo industry itagira ahantu igera ngo nuko ngo leta ngo itabishyiramo amaboko. Icyo yagarutse Ndabaza none niba umwe muri mwebwe bashobora kumufata bashingiye kuri audience ye mukamukorera ubugome nk'ubu ngubu birabirinda no gucumita umuntu icumu mu rubavu. Amaji ndakumva neza cyane. hano hanyuze umwe mu bayobozi kankwereke message kankubwire yanyandikiye ngo bite ko mbona ya mpano mwamwangirije cyane. Mukunyumva Jespeke yari yumvishe zira live twari turi gukora. Ndamubwira hello son, nje nabyamaganye kandi n'ubu ngubu ndacyabyamagana. Yahemukiwe n'abantu bari bamuzi kandi bagendanaga nawe. Aranyandikira arambwira ati bamukubise ahababaza. Sinzi ko turi kubyumvikana. Niba umwe mu bayobozi ashobora gufata akavuga ngo abantu bagendana undi bamukubise ahababaza, mani kiri kintu kidasibama. Sinzi kubyumvikana. Ariko noneho ntabwo iki ari igitero kiba gitewe ku muntu. Iki ni igitero gitewe ku industry, gitewe muri showbiz. Narahagurutse ndavuga ngo justice kuri ya mpano. Abantu hano bafata nk'ibintu bisanzwe. Ariko ntekereza ko that was the good moment yo kuvuga ngo ntabwo bikwiye, let's stop this. Turi kumwe ibingibi niba ubundi abantu bari muri showbiz cyangwa ibi bintu ntabwo mu protectinga kuko mu kibirimo niyo waba uri kubisohokamo iyo legacy no kubusigaye nuko protectinga n'abandi bazaza wa mwuga watumye abantu bakumenya nawe uka protectinga. This guy abahanzi bagenzi be bari kugutererana kandi biri kumukorerwa no bizabakorerwa. Sinigeze mbona hari abahanzi bavayo ngo bamagana uyu mwana wakore mugenzi wabo. Ntawe nabonye. Abantu bose bacicitse bararumira. Kandi iki kintu cyakorewe ya mpano nimuza gukurikira mukitegereza, reka tugende dufite ubutabera mu gihugu baraza kubikora. Ariko this was so fucking disgusting. Nta muntu nigeze mbona vayo bakora umwuga umwe ibi bintu bamukore birimo ubugambane, akagambane n'ubugome bukabije. Nzi n'abandi bahanzi, ngiye kuvugikira ijambo, mwabahanzi mwe murabizi namwe muri kunkeke amavideo babateze uyu mutego, murabizi ko amavideo banyari hanze. Muhaguruke ikintu cyamaganwe n'abayafite bayasibe. Ibi bintu tuvuye mu ntambara yo kwamagana abantu bahungeta abandi bakoresheje ama YouTube, murabizi. None nibi ubu bagiye gufata ibi bintu bigize icyaha ubwambure. Bro, ibintu nje narahagurutse ndavuga ngo justice kuri ya mpano ku byamukorera. Mwakabaye nango mubikora so. Simbizi mwebwe muri ahangaha n'abandi barahari. Ndashimira Maji the Black, Juga ntiwacecetse, Fireman yaraje hano aravuga, turi kumwe. Ariko n'undi wari wese reka tuve mu mukora mu murimo umwe rero cyangwa muri showbiz. What about the community cyangwa audience na public yo bifata gute? Public yo irabifata ite kubera kitabyamagana? Tujye tubona umuntu agenda ayonge. Nakoze ibyo nagombaga gukora. Nariyeranje bingoye, mbwira umugore wa yampano ndamubwira ngo komera wihangane ufashe umugabo guca muri ibi bintu. Umwana mukobwa arambwira ati I will try my best. Numvaga ari bo musanzu ugiye nshobora gutanga. Mufata ijambo. Umuhungu yatangiye kubona ingaruka ziriya video guhera kuri message utubwiye yagombaga kujya kuririmbamo. Izo si ingaruka za mbere kuri we, izo ngaruka ziri ku muryango we muri rusange. Si icyo twahombye guhera nk'uko abivuze, hari abasitari bamwe na bamwe
nabo byigeze kubaho tubyibuke bakora hashtag baravuga ngo bakajya bamwihanganisha bamwe ati narirarenga urugero hari umukinnyi nawe wigeze kujya hanze uramwibuka kandi hashtag zabaye nyinshi abakinnyi ntabwo ari umwe abakinnyi nyine ni kuvuga hashtag zibaho ukuntu bababwira kuri ya mpano nta muntu wigeze ukora icyo kintu ngo amwereke yuko bari kumwe bose ahubwo baraza bakicara hasi hano muri pano bakabangura amatwi bakumva ukuntu kata zimeze bagaceceka gusa ndabizi ko bari kubyumva kandi ubwo haba harimo n'inshuti ze ndabizi ko bari kubyumva ariko nubwo bari kubarabure rero ndababwira oya uzi impamvu Njuga uzi ikintu ndi gukeka bafite ubwoba ko hari n'abandi nabo bafitiye amavideo kandi bahari nanjye bakubwire ariko urumva Amaji n'abandi wese turi hano hashtag cyangwa se kubyamagana kw'abahanzi biba bitesheje agaciro ababibonye bose kandi n'undi washaka kubishira yabona ko nta mbaraga bifite ariko guceceka kwabo niko gutuma abantu bakomeza no kubisakaza kandi bigaragaza ko arimo akagambana kuko abahanzi bagenzi babo si ikintu yafashe ngo wenyine yasharinze niba uyu munsi ribu hari abo yafunze nuko ribu yasanze harimo irunga ni ikintu cyafashwe kera kandi urumva hari n'ikiganiro yatewe n'ubwoba agenda n'akangwa nutakora uku turabishyira hanze ntuvuge gusa ngo babishyize hanze nk'uko metso bikubwiye jya kwa Irene urabona ikiganiro kiriyo bari kuvuga kuri iriya video babivuga bashize amezi 5 avuga ko yaratanze ikirego avuga ko amashuri urubozo biriya bingana no kwica umuntu urubozo ko umuhoza ntabwo rega bamwisha urubozo wenyine n'umuryango we wose nabonye umuntu ejo bundi uvukana n'uriya mukobwa uzi amagambo yari ari kuvuga niba bavukana bari kuvuga ngo bagakwiye kuba barapfuye tutakibabona mu maso yacu Jesus. So reka ahangaha munyihangane dutangire ikiganiro neza n'abantu muzi no gutanga ubutumwa reka nakire ubutumwa bwo turabutanga reka nakire Ndahiro Valence Ndahiro Valence papi nagusuhuje nk'uko ubibona ni mu yurugo ntabwo nkiri kuri Twitter yego nk'uko bisanzwe suga mbere turamenyeranye ndagira ngo wibwire abantu mu buryo bakumenyemo kandi wabwiye ko mu rugo rwa dufata dukomeze. Iki kibazo gikomeje kuba kasamutwe ntago kigaragaye ku ntege nke z'abahanzi gusa kuko nta kindi bakagombye kuba bakora ahubwo ikibazo n'urugaga rw'abahanzi rufatwa nk'abaringa kuko iyo abo urugaga rw'abahanzi cyangwa se abanira inyungu z'abahanzi ubwo barahagurutse bagakora itangazo ryamagana iki gikorwa cy'ubunyamaswa ubwo bari kuba batanze umusanzu ni ikigaragaza ko urugaga rwashyizweho rureberera abahanzi twarufata nk'abaringa mu gihe kuri ubu birimo gutabazwa binyuze ku rukuta rwa Godfather hifashishijwe space yakorewe kuri TikTok dukomeje kureba icyakorwa kugira ngo abahanzi bakomeje gukorerwa icwarubozo bibe byakumirwa. Ndahiro Valence Papa. All right, you are welcome in my new house, my brother. Okay, Ndahiro, nishimiye kubana nawe. Ndashaka ndabizi ko ibi bintu ubakurikiye akantu kandi niko Ndahiro duhuye uburi nukunguku ntagirana umwe mu bahanga naho turi kumwe. Ndahiro, ibintu ushobora kuba warabikurikiranye cyangwa warabyumvishe, ndashaka kugira ngo manze nguhe ijambo utubwire wowe wabibonye mu yihe shusho, ubuvugizi bukenewe gute, hakorwa iki? Ikingicyo icyakorwa already cyamaze gukorwa kuko inzego zibirimo. Yego. Ariko nanone ni ikibazo gikomeye cyane kuko murabizi ko umuntu ashobora guhuza n'undi email ibyo afashe muri telefone bikisevinga hose. Nabyo ikintu cyabaye kuri ya mpano. Urakoze cyane. Ikintu cyabaye rero n'ubu hari abamaze kongera gutabwa muri yombi ngo bamubwira ngo nutaduha ibi hari izindi video zawe ngo zo kunyura mu gito urashyira hanze. Abo ngabo bagakwiye kuba babakanika hakiri kare. Rero ikibazo dufite ni iki ngiki. Abo bantu bamaze gufatwa? Hari abafashwe
abo bantu ni amazina yo ni ubwiru nibanga cyangwa yavugwa watubwira ari kubw'inyungu z'ubutabera yego ntago yavuga kubera ko hari abandi bagishaka abantu batarya imboga kubw'inyungu z'ubutabera hari ababa bagishakwa ntago washyira hanze amazina gusa iperereza gusa icyo mbona cyo ni uko urugaga rw'abahanzi rukuriwe n'intore Tuyisenge ngiye kumuhamagara tuza bibaye byiza uru rugaga rukurweho hashyirwaho urundi ruri active maze umwaka nsaba Tuyisenge kwegura kuko nabamubwiye ko mu magambo ye ahari mu maso yanjye naramusabye nababwira Tuyisenge turagukunda wakoreye igihugu ibirenze ibyo wagombaga gukora wubaka indirimbo zifasha abantu turagukunda ariko egura nta kintu maze ntago mbona ukuntu abahanzi bashobora gufatwa bamwe bakajyanwa iwawa abandi bakajyanwa muri rehabilitation abandi amavideo umuntu uri kumuhamagara buno arimo hano hasi namugoroke kareberwa hagira ikikorwa situbone n'itangazo n'iri na rimwe ruturutse mu rugaga rw'abahanzi hagira umuntu umeze nimero ya Tuyisenge twamaganye ibi byakozwe MBCT hagira umuntu umeze nimero ya Tuyisenge mu rwego rw'ibingibi turasaba ko ubutabera bwakabaye bukora ibi ndibaza urwo rugaga ni urugaga ruzajya rutoranya abahanzi ngo barajya gukora ibikorwa runaka ni urugaga ruvuga ngo abahanzi dushaka naba baratumirwa muri ibi birori ariko kubw'inyungu no gusigasira umutekano w'abo bahanzi bikaba ari amasigara cyicaro njyewe nsaba ko uru rugaga rw'abahanzi n'abarugize bose rwakabaye ruseswa hagatorwa urundi rugaga abahanzi bagizemo uruhare ikindi rugafashwa na leta naho bitabaye uko ni nayo mpamvu tuzakomeza kubona abahanzi aho kugira ngo bave ku ntambwe imwe bajye ku yindi bitazagerwaho kuko n'ababareberera ubwabo mu mbabare kuba mbivuze muri ubu buryo ntibaringa abahanzi rero ubu ngabo ntabwo barahaguruka ngo bavuge ngo twamaganye iki kintu baraza gufatwa nk'abakoze imyigaragambyo mu buryo buteruye kabiri gatoya nkubaze iyo bita baringa nta yindi kese nk'iyi bigeze bakemura amaji wambaye nimero ya Tuyisenge nta yindi kese nk'iyi ngiyi bigeze bakemura niba ntayo ibaringa ariko niba ari ubugome hariho ubugome nta n'iki nta n'imwe hari yuzi uru rugaga ni baringa AAZ yego ndabishingira ku bijyanye hari umuhanzi wigeze gufatwa mu minsi ishize afatwa ajyanwa kwa Kabuga ndabyibuka neza cyane noneho ajyanwa kwa Kabuga turakurikirana turabona se byibura yafata nk'urumogi reka da yafashwe impamvu yo kujyanwa kwa Kabuga ni iyihe bamwe mu bayobozi baradufasha uyu muhanzi avamo arataha ntabwo ngiye kumuvugira ndibaza ngo ariko gute duri gukora inshingano z'abakagombye kuba ziri gukorwa n'urugaga ruhari rumaze imyaka igera muri 5 rudafite icyo rumaze urugaga nari niteze ko byibura mu gihe cya covid abahanzi badafite icyo bukore byibura barabakusanyiriza ibishyimbo bakagirira abahanzi ndindira ko nabwo hari ikintu bavuga reka da ndibaza ngo ubundi uru rugaga rwashyizweho kugira ngo hakorwe iki none se nimba ntacyo rukoze bwo ruriho ngo rumara iki kandi babaza bakakubwira ngo turahari turakora none se iyo federasiyo ikorera hera ikorera Remera niyo cyicaro gikuru kiri cyane bafite na office cyane maraheri ariko bafite abahanzi barimo n'abatarimo kandi bafite aho bafasha n'abo badafasha yewe nigeze kubaza ikibazo noneho tumvikana nabi ndavuga sinzongera kubaza ikibazo gute Majid Bra yewe nagiye kubona mbona ngo Skizi ngo ni umuyobozi wanjye Skizi ninde wamushyizeho jewe ndabaza twari turi mu nama
ubwo abantu komite regani nini mbona ngo bita ngo JP production bari muri komite byose ko nta bantu twigeze dutora. Aba bantu bagezweho gute kuko nanjye nari kwiyamamaza. Numva umuntu arambwiye ngo ukuri kwinshi si kwiza guceceka. Ntabwo ibyo ngibyo rero by'ukuri kwinshi kutari kwiza guceceka. Ndahiro uri mu bantu nyoreza nimero tuyisenge, munyoreza nimero tuyisenge, turagenda turafata umuntu umwe ku wundi. Ndashaka kumva icyo abahanzi babivugaho Ama-G. Ndashaka kumva icyo abahanzi babivugaho kuko ntabwo ndibuze kwihanganira ibi, ntabwo twaceceka. Ariko mu nimero tuyisenge, abantu babasha mu nimero tuyisenge. Twavuga njye ikintu nshaka, ndashaka kumenya Odette nk'uko wabivuze. Turaza kumugarukaho. Turaza kumugarukaho. Nubwo ukinjuka Odette Turaza nimero ya Odette aho. Nimero ya Odette irahari.